yewe we mana y'u Rwanda none mbega gategura umunsi duhagaze baradukizwa n'iki koko umva shaye Meri reba uburyo wanyambitse unzindutsa nk'umwaka ngo tugiye ngo kwirwa tureye ngo zabagore bawe reka none nabishinze ugomba kumfasha hako ngufasha gute nzagukura byose ngende nguterere imitoma nkwigishe tugende twirwa tuvuga ibintu by'ubusa kwanza ngenge no kubivamo guhera ubu ngubu wowe umunsi ugomba kubinkorera kuko niwe nizeye reba ubushize twashimuse nyine urumva umwana watuze nk'umuntu mwiza ni gute turi butunguke iwabo n'ibintu twakuze kuri nyina n'ibyo umwana yabonye kandi nyina aratuze nyine ntawe wazanye igitekerezo cya mbere zana n'icya kabiri nyumvira sha reka nkubwire rero sasa ngiye kugufasha bwa nyuma ariko nawe ubaga wifashe reka duce kuri farumasi urumva noneho tugende twishyiraho ibipfuko mu maso nk'abantu nyine bakoze accident sha uri byumva urumva sha nibirangiza byibuze tujye iwabo dufite ibintu by'ibipfuko mu maso kuburyo azajya kure avuga ati abana nibwo bakiba nko mu bitaro ubwo sobyo manuka ni katiki umuntu akoresha imanuka umutwe gusa nta n'urundi rubavu yarababaye kwanza niba ajya kutubaza ibibazo by'imanuka nk'ibyo ngibyo ndahitana nabivamo ngiye nitahira uri kunyumva sha ndakumva ubwo gahunda nuko imeze utagira ikintu urenza twagiye sha ariko wibuka kakano Rete ngo mwagiye mujya he Meri rwose Meri twa tujye hano hirya tugiye hano hirya murabyutse rega murambaye hasi hejuru ngo muragiye akundi mwabyana mwe narabyaye cyane arabaturage Meri tugiye hano hirya n'ukuri tweta tugaruka umva mbabwira kwanza wowe injira vuba bajye koza ibyo bagira vuba umva vayo ngwino ujya gukoropa nta n'isoni turagiye ukuntu mera abaturaburiza umuntu azajya bagiye kwibindira icyana ngo nabyuke yoza ibyombo ako mwana ubona nimo ndakuburukega ko nyema mbyishimye ese ubwo tubigenze gute se kanza reka nkwereka kandi gatekerezo nabize sinjya mbitana nabyo ngiye Meri n'uri sugambere twatumusuzuguye kugira ngo diru yawe icamo bigende neza reka tumusuzugura byibuze bwa rimwe byibuze naza nta akona ko arashaka kudufata reka tumusuzugure bwa rimwe ariko biravamo ndabizi hanyuma se naduteza vi ahubwo vie nicyo kibazo vie nabwo nadufata dukubita nk'utunyafunga dutatu ariko ntumbi sugambere tubasuzuguye bose bombi bari kumwe ko nayo tugende Mera arabyiyogereza abantu arabyumva reka nkwereke reka ngewe mbe nsotse byanze igipangu byuze nk'iminota nk'icumi wowe uzi ibyombo nubona maze nk'iminota nk'icumi hanze y'igipangu uramenya ko nagiye nawe tuza byibuze okay none nabi nanjye ndagereranya iyo minota nirangira leta mugeraho ndabandwana n'iri Meri ndebe ko utazana n'ibindi byombo ubu baguke we Meri ego Meri Kevadier yaragiye gukingura umuntu hano ku muryango akoreka mbabazi niyo mbyutse mbabwira ngo umwe yoza ibyombo undi akoropa inzu mwambara mwisoresha imyeyo ubundi ako Mba nibaza kumereka mubaza iyo ubona twashyizemo icyangwe nk'iki tukubwira ngo tugiye hano hirya imbere nta nubwo washyiramo imiyaga umuntu yagiye akagaruka ibyangwe mwigure oya hari ayawe wambaye ako se Meri wabaye ubu ntabwo ari kunyanganiye ibyombo sinari kubyoza neza ngarutse yewe nari no kugutekera nkakuririmbira nkakukorera byose ntarasohora ibindi umva genda ujye kureba Kevin umugarure vuba ihute nta nubwo wamfasha byibuze nkakomerezaho nkagenda ngiye nkaza kugaruka nkabikora ndakubwiye ngo genda ujye kuzana Kevin aza koropa ino nzu nawe woza ibyombo kandi simbisubiremo ntacyo ariko Imana izabikubaza ntacyo ariko Imana izabikubaza abantu bahangaye igihe nahereye nkomanga bari hehera ahangize amahirwe uraza umva intoki zanjye zizana kuhashirira iwanyu bari hehe umva utaravuga ibintu byinshi urinde uteturutse he urukora iki urokwande so nyoko ninde ukora iki ko mba nushoresha amazina yanjye bagita Pascal nkaba nshaka amafaranga y'umutekano muri uru rugo uranyaka amafaranga y'umutekano urugo n'urwanjye uri gukomanga kwande sasa uri kwanze komanze he nkamanza ahangaha umva igikarito cyuzuye kiranje ahangaha wumvikane nubwo atari wawe ariko ni kwaso ndashaka so twivuganira icyo kibazo uri kumbaza nanjye nakariba nyinshi kubaza ubundi wenda umbaza ngo songo ari he nyoko arahari nyoko ari he wawe weho kumumbaza we iso ari hehe warasaze umva hano ntabwo dufungurira abantu urumva ntabwo tujye dufungura abantu basa nkawe nyaweretswe hano nimba urya hepfo manuka cyangwa uhita uzamuka urumva unabereye ari bwa mbere mbonye umuntu ansuzugura gutya uwo mwana nkawe none mureka mubikubwire utazonye no gutekerezaho garanga banza ukirebe ugifotore uri kufotora dore ngibi imibare yanditse hano ngo 20 kanga byose ubifate mu mutwe urumva we rukara kwanza nako ndabona uri igikara urumva nongera kumva ko manza ngaho urumva
urukunyumva kwanza rekana nigende ntabwo nyumvugana mangambure n'abantu nkamwe uri kwanza urumva tumuka n'ubundi nta kuvugana n'abantu nkawe kwanza we wanasha urumva tuvugana n'aka kagabo sha urumva uyusubira diso weye genda n'ubundi wowe wagira ngo baragutora bwana ngabye batereka mu giti wowe wagufasha iki sibyo genda shaka amafaranga y'umutekano muri uru amafaranga y'umutekano amafaranga y'umutekano ngo ntabwo mujya mwishyura umutekano niyo makuru mfite uyu munsi nimanukiye nko mu ushinzwe umutekano mukuru genda shaka amafaranga y'umutekano muri uru kibuno iryo jambo ribwire se ariko urugo naho niba ruvuyemo abasazi niba rutemi uzi yuko wabonetse shandaje mbahururiza irondo ryose umva ntabwo nabyumva ibintu ndabirambuye usigaye uneza n'abashinzwe umutekano ungize injashwa rubebe kamanayo maduneri sagatwa byose ngembe bivuyemo uranshinga iki nagaro nsanganye n'abashinzwe umutekano nakubwiye ko nindenga igipangu nyuma y'iminota 10 uri bunsange hariya wowe uraje unsangwanije ba mutekano kuva ryari wowe neza ba mutekano sha akugira ngo byoroshye uzi hariya mere wari kumuki nahere ku munota wa mbere ndangeze ku wa 10 nyimubeye wagira ngo byari byoroshye kwanza ngiye kubwizo mpamvu diru zawe ndazisezeye me iyo si papa seka tubanze tujye kuremba wamwa we tugende ubundi tu ndabihinduye urase tugiye kumureba ndashaka uriyo ariko ngaho nyumvira none mukagira imana y'u Rwanda none mu nyumvira kwanza ngewe ibintu bya byose ngiye kubivamo nimba wibuka ibintu nakubwiye uyu niwo mutoma wanyuma ngiye kukubwira ugende ubivugire simpari uri umunyonyosha ngende mbwira uriyo ubwo none wundi tute tumureka uwo wundi ibyo nibikureba nibwo bwa nyuma uri umunyonyosha sister bimeze bite sawu cyane twemeye ibyo nago bindeba rwose nagukunze uri umunyonyo uri mujamariya mutemba shyushyu icyana nukuri naguprefere byatari uri umunyonyo umbonyemo umunyonyo ngewe uri kureba ukambonamo ishyushyu ngewe nukuri nagukunze ndashaka kuvugisha umunyonyo w'iwanyu usa ngewe muje wa Mariya njye ubonye nwite njyewe narabyaye muje wa Mariya ndi umukozi w'iwanyu ngewe se wajya muvi iwanyu muhaza imvange mukaza kuzahagera ku bantu mubonye mu muhanda basi mama ntabwo ugeze abatizwa muri batisimu sorry biranze pasita watuma umuntu n'ibyo yari yabigarura sawa se none ubikoze none mwemera rezilita nta gihinduka ukoze subi none reka ndamwereke kuna ari mwiza se sha naje sha rutari rwa nkomoko rukara rwa bishingo sha gituza cya Goliath Samson nahageze naje rutari rwa nkamakame gituza nk'icyago igituza se igituza ki naje sha bebe kitapaguye wanije kwitapagura igituza cya Goliath ubu nawe barira mu bituza nta mubiri naki ibituza bya Goliath tangiye no kunsuzugura rego nyagera nawe uturumbutse he gira utije havuye huriya ngo ubunyanyonga ibikirane urutare ngo rwande rutare rwa rugo rwa makomari nk'abahungu mwe ngiye nabonye mwaje munywe sinzi numwamwe mwe bike muri abahe nawe utangiye ibi ngibi aribwo nyagera sorry uze naje bogari reka bogari uzani bogari zibaho waje wakira abantu ko tuje ko naje neza sha umunyonyo sorry ubuze umunyonyo akana abahungu nahuye nabo muri iki gitondo ubundi muri abahehe je wancegewe nkubwire ngiki inshege ubusutwa gusa weho injashwa waje usanga ubusutwa subazi kirekanye ukaga inyuma none ngo ndinjashwa namaze umva ugabanya ubusutwa ahubwo yagabanya ubusutwa nige kamereye ujajwa gusa weho mwana w'icyushyu wanjajwa we usutwa gusa wewe toka wewe nta kindi bibagiwe wancege wasutwa agakabwa kabi ntunkoreho sutwa ko kameze n'ubuguru bubi agakabwa kabi injashwa ukogaza ubutoza se buriho mbega imbambare mbega isu mbonye umuntu usutwa kuva nabaho nawe se bajya kugaragaza gati umva sawo ibyo by'ubusutwa tubivemo reka dukoresha tekinike ya duse imwe 12 imwe 12 irambambare tujye kuyereka none akuzikari ura munyonyo noneho reka tubwize imbambare nta by'iminyonyo hariya none twagiye none sha umva se umunyonyo baratitwa gusohoka nta bintu byanyu nshaka nshaka musohokana mu ndekure Emery duze enza nakesha hano waceje basi nagukunda kakunda nyiragongo goma n'ibyawe hama hamwe kibuno Ora shoko shera shaka ndagukunda